twongeye kubaha ikaze mwese inshuti zacu zikurikira ibiganiro byo kwica bugufi mission cyanama aho muri tubifurije rero kugira ibihe byiza kuri uyu munsi tubazaniye amasengesho ni isengesho rya deliverance isengesho yo kubohora kandi ndazi neza yuko Uwiteka yakomeje kubarinda aho muherereye hirya no hino kandi akabarinda mu koko kwiwe koko kw'Imana kwaje kubagiraho ndazi ko nubwo tutari turi kumwe cyane ariko twakomezaga kuba turi kumwe mu buryo bw'amasengesho tubasengera tubasabira Imana kugira ngo ikomeze kubagira neza ndazi neza yuko rero hari igitangaza Imana yakoze niyo mpamvu twongeye kubonana nta kikuba cyacitse hagati ku buzima bwacu twese turi bazima atangorane dufise Uwiteka yabanye natwe kandi namwe yabanye namwe muri izi ntango z'uyu mwaka uyu munsi rero ni umunsi wa mbere tugiye kubagezaho isengesho rya deliverance mu kwezi kwa mbere isengesho ryo kubohora ndazi neza yuko rero muri mwaka 2026 ku itariki 10 Uwiteka Imana rero agiye kubana natwe kandi azakomeza kubana natwe turazi neza yuko muri uyu mwaka tuzabagezaho ibintu bitandukanye byinshi ibiganiro ijambo ry'Imana amasengesho ndazi neza ko rero muzabona ibintu byiza byinshi bitandukanye bivanye nuko bamwe muri mwebwe bagiye batwandikira batubwira uko bifuza ibiganiro byakabagezeho ndazi neza ko rero twagiye twumva ibitekerezo byanyu twagiye twumva ubusabe bwanyu kandi twabahaye agaciro niyo mpamvu rero tubashimira cyane ko mwakomeje kubana natwe kandi mukabana namwe mugakurikira amasengesho yo kwica bugufi mission cyanama kuri YouTube kandi tubashimira ko mwaje mukora handitse subscribe abandi bagakora share comment bakatwandikira bakatuganiriza turabashimira cyane uyu mwanya mwiza mwagiye mufata mukabana natwe reka rero twinjire mu mwanya w'isengesho ariko nanone mbere ko tujya mu isengesho tugiye kuganira ku gitabo cya Zaburi turinjira mu gice cya 41 ku murongo waho w'8 tugeze ku murongo waho w'9 turaza no kugera kuri Mariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice cya mbere umurongo wa 32 turageza ku murongo waho wa 34 reka rero dusome mu izina rya Yesu Kristo kandi none mbabwira ngo mwebwe mubana natwe ni byiza yuko uherekanye n'abandi hino sengesho ukabahererekanya ukababwira uti nimwakire inge mu yisengesho aho muri kugira ngo Imana ibatabare ntabwo tubuzabana kujya kwa muganga ariko nanone birashoboka ko umuntu yaba ari kwa muganga ariko nanone akeneye n'amasengesho kugira ngo amugiraho amukomeze amwihanganishe ibibazo bikomeye agazo birashoboka ko hari umuntu uri mu kaga gakomeye ari muri business ze zikagenda zihomba agenda ahura n'ibibazo bitandukanye ariko nanone uyu ni umwanya mwiza w'uko iri sengesho rishobora kumufasha birashoboka ko ari n'umuntu ushaka ko yakwihana akabona Yesu akamugendera akamukoraho akamuhindura nawo ni umwanya mwiza w'irisengesho bari mwohereza kugira ngo ribashe guhindura ku buzima bwiwe Imana ishimwe cyane reka dusome iri jambo ry'Imana mbabwira ko rero ngiyewe ndi Pastor Christophe uwabakurikiza kandi umwe muri bo iyo aje kunsura aba anshunga umutima we ukiyuzuriza inama mbi agasohoka akabivuga abanyanga bose bamvugira mu byongorerano bangira inama zo kungira nabi bati indwara ikomeye mubayeho akaramata noneho ubwo aryamye ntazabyuka ukundi Imana ituganze cyane mu by'ukuri iyi Zaburi ni Zaburi ya Dawidi ariko ubwo yagaragazaga abamwanga ibyo bamwifuriza uko bingana ntabwo abantu bagendanaga na Dawidi bose ariko bamwifuzaga ibyiza harimo n'abanzi uko bose bamukundaga harimo abanzi abo banzi bamwangaga igihe cyose bahoraga bifuza yuko hari ikibi cyamugeraho cyane cyane uburwayi naho birashoboka ko aho utuye hari abanzi ufite badabona uko batakubona nk'uko bo babyifuza ahubwo bakaba bashaka yuko hari ikiza cyakugeraho uburwayi rimwe na rimwe ndetse nibyo bifuza akenshi bikagushyikira bita ko Satani yahise ko abanguka vuba kugira ngo akore umurimo bo bifuza turabizi ko hari igihe Satani ajyaza atari uko Imana yabuze ahubwo akaza mugiye Imana ishaka kugira ngo yerekane ugukomera kwayo birashoboka ko nawe hari uburyo Satani yakwegereye akaguteza uburwayi akaguteza ibibazo bitandukanye rimwe n'abanzi bakavuga ati
ati awa iyabaga yarapfuye, kuba aryamye, kuba yikubisa hasi, Imana ishimwe, bakanezezwa n'Imana zabo icyo zibakoreye, ariko mu by'ukuri atari Imana yo mu ijuru yakoze igitangaza. Nibwo uzasenga Imana ikagutabara, Imana ikakugarukaho, maze bakamwara, bagashwarwa, bagakorwa n'isoni, bakabura aho bakwirwa, bakabura aho banyikira, kubera yuko bari bazi ko ugiye gupfa, ariko Imana iragutabaye. Birashoboka yuko rero uri mu kaga, ariko Uwiteka ari hafi yawe, ari hafi y'ubuzima bwawe. Wizere, icyo usabwa cya mbere ni ukwizera, icyo usabwa kandi none ni ukuhamagara ubushake bw'Imana kugira ngo buze kuri wowe, kandi ukavuga ngo Mana, ndazi neza yuko ukomeye kandi ushoboye byose, nta cyakunaniye, niyo mpamvu nkwizeye. Ukagaragaza icyubahiro cy'Imana, Imana ukayishyira hejuru, maze nayo ikaza ikenterivana bitewe no kwizera kwawe, igakora igitangaza ku buzima bwawe, kuko Uwiteka ahari kugira ngo akurengere, agutabare. Imana ishimwe cyane. Muri Mariko igice cya mbere umurongo waho wa 32 kugeza ku murongo wa 34 haranditse ngo nimugoroba izuba rirenze bamuzanira abarwayi bose n'abatewe n'abadayimoni, abo mudugudu wose bateranira ku irembo. Akiza benshi bari barwaye indwara zitari zimwe, yirukana abadayimoni benshi, ntiyabakundira ko bavuga kuko bari bamuzi. Imana ishimwe cyane. Ahangaha bari abantu bari bazaniye Yesu abarwayi batandukanye. Niyo mpamvu niko kanje natwe tugiye kuzanira Imana abarwayi batandukanye, abarwayi bafite indwara zitandukanye ndetse n'abatewe n'abadayimoni. Abo bose tugiye kubazana imbere y'Imana kugira ngo Imana ikore igitangaza. Abantu rero barabazana babashyikiriza Yesu, kandi bari bizeye yuko Yesu ari buze kubakiza. Nawe rero wizere yuko Yesu ari buze kugukiza, ari buze guhindura ubuzima bwawe, ari buze kugufasha, ari buze kukubohora ku bw'izina rya Yesu Kristo, ari buze gusenya umugambi wose Satani afite ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ndazi neza yuko rero aho uri nawe Imana iri buze kukubohora mu izina rya Yesu. Reka rero wizere, uze gukora ahantu hose wumva ufashe afite ikibazo, ahantu hose ufite ikibazo wafate. Niwe ba rero ufite ikibazo ahantu hatandukanye henshi ku buzima bwawe, ufate mu gikiriza cyawe cyangwa se mu gatuza kawe, wizere, urangamire mu ijuru, uvuga uti Imana nahageze, maze reba igikwiriye umutima wanjye n'ubuzima bwanjye. Ngo umudugudu wose batiranira ku irembo bamuzaniye abarwayi, ngo maze akiza benshi bari barwaye indwara zitari zimwe. Ndazi neza ko rero abagiye gukurikira ino sengesho bafite indwara zitari zimwe, ariko nanone ku bw'izina rya Yesu tugiye gutuza iyo myuka mibi, tugiye kwirukana abadayimoni, tugiye gusenya imyuka mibi y'abadayimoni, kandi turazi neza ko Imana irakora igitangaza. Natwe ntabwo turaza kwemera yuko abadayimoni bavuga, kubera yuko baratuzi, bazi Yesu, bandwe baratuzi, ariko agakanya tugiye gusenga kugira ngo nitubemerere yuko bagira icyo bavuze. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga rero, mwene data rero egera hafi, maze wizere Imana ikore igitangaza. Ngwaye ikaze rero inshuti yacu, tugiye gusenga Imana ikutabare kandi ikukuremere iby'umuzima bwiza, kandi ugira impinduka nziza ku buzima bwawe. Nanone Uwiteka Imana yacu, Imana nziza, Imana ikomeye, imbere y'ubwiza bwawe niho turi. Turagushimye cyane kuko ugize neza kubana natwe, warahabaye, waraturinze, wagize neza kuturinda mu mwaka watambutse. Uyu mwaka 2025 hari abantu benshi bagiye babonamo ibibazo, ariko Uwiteka warahabaye, uraturinda twese, utwitaho, uratuyobora cyane cyane abo muri cyo gufumishoni wabanye natwe, ndetse mwami Imana utugira neza, ntacyo twari dufite cyo gutanga, ariko kubw'imirimo yawe ikomeye ibitangaza wagize neza, ubana natwe twinje mu mwaka 2026. Turagushimiye, tugushimiye ko uyu munsi wa none ari umunsi wa mbere tugiye kwitanga iri sengesho, ariko Uwiteka nubwo tuje tuzi neza yuko nubundi usanzwe utubona, tuzi imbere yawe. Aka kanya rero reka rero mwami wongere uhabwe icyubahiro. Ndagushimye cyane kubwo wagize neza, ndagushimye cyane kuko uri kumwe natwe. Aka kanya ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, mvuga ngo mwami icyubahiro n'ikiganze, izina ryawe nihabwe icyubahiro, nushyirwe hejuru,
urakomeye, urashoboye, kandi turakwizeye kuri Imana ifite amaboko. Nta yindi Mana iriho, nta yindi Mana ifite ubushobozi uretse wowe Uwiteka. Ni wowe ushoboye byose, ni wowe ukiza, ni wowe utabara. Niyo mpamvu mu izina rya Yesu Kristo nkweretse aba bantu bateraniye imbere y'ubwiza bwawe Data wa twese, kugira ngo ubakize, tugendeye kuri iri jambo ryo muri Mariko. Nkuko igihe izuba ryari rirenze ariko umugoroba abantu bakuzaniye abarwayi bose n'abatewe n'abadayimoni babazana imbere yawe, umudugudu wose uraterana kandi uterana ku irembo utegereje icyo uri buze gukora. Hari n'abantu nabo bategereje kugira ngo barebe icyo uri buze gukora kandi utabare, kandi azi neza yuko icyo gihe ngo wakirije abarwayi benshi bafite indwara ziteye zimwe ndetse urukana n'abadayimoni. Niyo mpamvu akenshi Mwami Imana tuzi imbere yawe twizeye ubushobozi bwawe. Hari abantu rero barwaye bari imbere y'ubwiza bwawe tuzamuye, dusengeye abagabo, dusengeye abamama, dusengeye abasore n'inkumi n'abana batoya bafite ibibazo mikano kanya. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kugira ngo ukore ku buzima bwabo, ubaremere iby'umugisha, ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Turasobanura Mwami Imana twese ibyo Satani yasobetse ku buzima bwabo, turabisenye byose mu izina rya Yesu. Ndasabye kugira ngo inkomezi z'Imana zurukire kuri bano bantu, mbakire ubushobozi bwose bwa Satani, bakure umwandi wose w'umwijima. Ndasabye kugira ngo ijuru rimanukire kuri bo, kandi Mwami Imana uri mu gihugu cyo mu ijuru ubarebeshe ijisho ryawe ry'imbabazi. Ni wowe ukiza, ni wowe utabara, ni wowe muganga uruta abadogiteri bose. Abadogiteri bo ku isi bavura bakaruha, ariko wowe yuvuye yutegetse byose biratungana. Niyo mpamvu kubw'izina rya Yesu Kristo tuje twizeye ijambo ryawe, twizeye ibyo bavuze kugira ngo bisore ku bantu bawe, bakire ubushobozi bw'abadayimoni, ubushobozi bw'uburwayi. Kandi nanone turazi neza yuko hari uburwayi buterwa n'abatwanga bagambiriye kugira ngo abantu bawe bagume mu bibazo, ariko ndasenze kugira ngo imigambi y'abanzi baba bantu yose icikubusa uyikureho mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze kugira ngo uganze. Turazi neza ko harimo abahaguruka amajoro bakajya gucisha bagakora ibintu bibi kugira ngo abantu bakwizera bakorwe n'isikimwaro, barware, bakuveho, bakureke. Ariko n'umugambi wa Satani twamaze kumenya, twamaze kwishyurirwa cyane ko Satani afite uwo mugambi. Niyo mpamvu dusenze mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye kugira ngo iyo myuka mibi y'abadayimoni, ngo ubushobozi bwa Satani turabwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye abarwayi bafite uburwayi bwo mu nda kugira ngo bakize, abarwayi umutima bakize ubwo burwayi bw'umutima, abarwayi indwara z'urwagashya bakize, abarwayi indwara Mwayimana zo mu magufwa no mu misokoro, abarwayi indwara zo mu mitsi, abarwayi indwara z'amaso. Turasambuye ubushobozi bwa Satani, turasenze kugira ngo bakire. Turasengeye abarwayi indwara z'umutwe kugira ngo nibakire mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabye ijuru kugira ngo Mwami Imana ribakoreho. Turasabye umuriro w'umwuka w'Imana, imbaraga z'ijuru nizimanukire ku buzima bwabo, mbakire mu izina rya Yesu Kristo. Turazi neza ko harimo n'abari kunywa imiti, ariko iyo miti turayisengeye kugira ngo igire ubushobozi bwo gukiza mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti turagukira, turakubohoka. Abantu nibabohoke, abagabo nibabohoke mu izina rya Yesu Kristo. Abadamu nibabohoke, abagabo nibabohoke, abasore n'inkumi nibabohoke, abana bato nibabohoke mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera abadamu bamaze igihe kinini cyane bategereje uruvyaro ariko batari barubona. Aka kanya ndasenze kugira ngo Mwami Imana ubiyereke, ubaremere igitangaza, ubaho uruvyaro, kuko Mwami Imana mu byiza utanga cyangwa se mu byiza iha imiryango harimo no gutanga uruvyaro. Nanjye ndasenze kugira ngo ubaho uruvyaro, bagire umunezero, bagire ibyishimo bikomoka yuko Mwami Imana ubahaye ibyiza. Reka rero Mwami Imana ubaho umunezero kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Turasengeye abamama bafite indwara zo mu mubiri ndetse Mwami Imana no n'izindi ndwara zikomeye batabasha guhishurira abandi bantu bari bose, ariko wowe Uwiteka baraje baguhishurira indwara zabo. Mwami mbakize mu izina rya Yesu, mbakize mu izina rya Yesu. Uriya mumama urwaye indwara zo mu nda turamusenge kugira ngo umukize n'ubushobozi bwa Satani. Turatura kubohoka, ndatura gukira ku buzima bwiwe, kuko nzi neza yuko ujya ukiza, ni wowe ujya utabara, ni wowe ujya ubohora. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umwegere
umukize kandi umugire neza umubohore kubw'izina rya Yesu Kristo. Hari n'umudamu urwaye indwara zo mu bihimba by'irondoka, turasenze kugira ngo umukize mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muvyeyi umubohore, umuvyeyi umukize arwaye indwara zo mu myanya y'ibanga, ariko ndasenze Uwiteka Imana kugira ngo wowe Mwayimana umukize. Twebwe tubona ko mu myanya y'ibanga, ariko wowe nta hantu na hamwe ujya uhishwa. Niyo mpamvu nsenze nsaba kugira ngo umubohore, mukize umubohore, tuzumve Mwami Imana intahe ye, tuzumve ubuhamya bwe, tuzumve testimony yiwe, tuzumve temwanyaje yiwe yuko yakize yabohotse. Ndamusengeye kugira ngo umukize, ndamusengeye kugira ngo umubohore, imbaraga z'ijuru nizimukoreho. Turasengera abasore kugira ngo Mwami Imana babohore, turasengera Mwami Imana uriya musore ufite umugambi wo kwiyahura kubera ibibazo bitandukanye, ariko ndasenze iyo myuka y'abadayimoni kugira ngo ibure umwanya ikikubusa. Turasenye ndasambura iyo myuka mibi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka rero izi ntango z'uku kwezi zibizo kubohoka, uyu mwaka wo kubohoka abantu bakire imbaraga mbi z'abadayimoni. Turasengera ababuze uko bihana, abaje imbere yawe bashaka kwihana ariko bikabananira bagakomeza basubira inyuma, abo basubira inyuma turabasengeye kugira ngo babohoke. Turasengera business z'abantu kugira ngo Mwami Imana uzikure imikoshi n'imyaku. Turasabye kugira ngo Mwami Imana arufite idene, iryo dene rimaze igihe ariko irasenze aranakora biranga, yakoze asa nk'uri gukorera ahantu hadafite umunezero, ndetse naho Satani akomeza gukira inyatsi, ariko ndasenze kugira ngo iya nyatsi muveho mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo abashe kwishyura. Hari n'ugiye guterwa cyamunara, ariko ndasenze iyo cyamunara imuveho mu izina rya Yesu. Uwiteka rero uri Imana igikiza. Turasengera abarwayi bose, abari kwa muganga, bari mu ngo zabo, abarwariye mu makambe, bari mu nzu z'imbohe, ababuze uko bagira, ababuze uko batabarwa, abadafite kirengera, turabasabiye mu kano kanya kugira ngo biteho Uwiteka Imana. Reka n'abandi tutasengeye kandi Mwami Imana ubazi ubabona, Mwami Imana, cyangwa se ngo tubature muri uyu mwanya, turabakweretse kugira ngo nabo ubagirire neza. Uri Uwiteka rero, ukuboko kwawe rero ntabwo kwaheze, ugutwi kwawe ntabwo kwapfuye kubure kutumva. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo ukize ubohore abantu bawe bagire neza, bakurwa ubushobozi bwa Satani, imbaraga mbi z'abadayimoni zibaveho, imivumo yose Satani yabavumye yose iveho, ibyo abantu babatongereye n'ibyo babashumuriye byose bikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Satani mware n'abadayimoni biwe, reka rero imigambi yose y'umwijima iceceke, ikurweho umucyo wawe uganza, imbaraga z'ijuru zikoreka kandi zirimo igitangaza mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Dusenze dusabira, amena, amen. Shuti yacu rero wari ukurikiye ibiganiro byacu byo kuri Ca Bugufi Mission. Reka rero ngushimire cyane, nkwifuriza kugira ibihe byiza nk'ubwa ko Ca Bugufi Mission ikomeje ibiganiro byayo, amakuru atandukanye, ibiganiro birimo ijambo ry'Imana. Turi hafi kubagezaho ikindi cyigisho turimo tegura, dushaka kubazabagezaho mu minsi iri imbere. Ndizera ko muzakomeza kubana natwe, ni icyigisho kiza cyane kizabafasha. Dufite n'icyigisho twatangiye turimo kivuga ngo ibimera mu buvuzi bw'Imana. Ikindi kandi dufite n'ibiganiro bitwa sobanukirwa, aho abantu basha gusobanukirwa bakamenya ibibazo bitandukanye ariko tugendeye ku ijambo ry'Imana. Kandi nanone turabashishikariza abafite ibyo bashaka kwamamaza, nikaze muri Ca Bugufi Mission Cyanama, tukabafasha kwamamaza ibikorwa byanyu bikamenyekana, kugira ngo ibikora bimenyekane, maze urusheho gutera imbere, maze n'Imana y'ibigushyikiremo. Turazi neza yuko Imana izakomeza kubafasha. Reka rero mbashimire cyane, nshimire buri muntu wese wakomeje kubana natwe, bifuriza kugira ibihe byiza. Uwiteka abane namwe. Shalom shalom, mugire ibihe byiza, nakagaruka ndi wabishatse.